muri izi minsi nazo zisigaye birancanga ariko ati ubona akantu mfitera ariko umukapo wanjye yewe banze mpamagara umukapo wanjye ako sisi ndikubona ariko zara simbona ntari no kwitaba sinze dushane kanze ndebe umuntu we aramuvugisha akanga kumva bitebye harya namuhamagaye ryarira ntekereza ari uyu nguyu sikatari no kuyifata halo Meze bite bro? Komera ngomeze ute se wa kintu Fresh to. Bintu na mahoro se Mahoro. sema ni kumona bakuraburukanga no kumva mani wagera hano nkagutamakana Abakangu stress. Byadanje kandi quelque part ewana kwaje kwa pra Bibaze ko nk'abagutaka yinde burakare. ahubwo tatakare fast aho mwereke utuntu twikorera ewana simbuka kabisa Harimo umuhungu. warahagera ryarira kireze ndebe arahagera ryari kanze nahiraki boro ako katangatsinje mukanya ndaza kumurabura wagwani wa sigaye reba ukuntu ari kunkanuza amasanga vraiment n'usubu nyagwe muhamagara amasanga Ephraim Meze bite bro? bimeze bite se bari neza ariko aba mwana kurabuye nyine quelque part kwaje umva se murabure mani nyine hari boro na ndimo murabura nyine kwaje kwa pra nagushona bro nawe ariko wanandabura ariko hanjye harakanone na takaye hano nyine mfite ewana kwaje kwa pra Kwana gafone nsigaye mpagaze se. ariko nyine muri iyi minsi ngo mumeze neza ibintu nkako nk'ababera basigaye quelque part Umunsi banazanye n'akantu kwanjye. ariko nanjye nari nakazanye kwaje kwa pra bro Sigaye mushoneshe bro. urabona ko mbona atakaye bakabonye ariko Umuti ndaka. uyu munsi ariko ari neza Cyane neza. kamubwire rero muri iyi minsi nyine ibintu byo kwiga mani ndi kubona nubwo turi kwiga ariko mani turi gutsindwa nose ubwo byaba bitewe niba Naho nyine uko nanjye se nahise nkarenga to. nose ubwo ni ukubera aka kababa se kwaje kwa pra nyine gatuma nyine akatumufata to. ko ntago yaba ari iyi boro mani iyi boro ndabizi iwana irarema byadaje boro irarema uko umuntu wasomyeho uzarebe ntuzi ko tugitangira se ariko umuntu yabaga afite kwaje kwa pra ewana ubumenyi ari bwose Fresh n'abamere baba bikajije ukuntu ewana noneho byo bigeze aho ngaho ndagasumba uko ndeshya buriya ewana n'ubu ngubu nge muri iyi minsi maze iminsi nk'ibiri buriya ndi gukora quelque part buriya hari ukuntu tujya tubigenza nyine ukabona ewana hanyuma se cyane fresh to. ariko ndi kubona uriya munyagose ariko ntacyo reka tumwihorere nari mbonye umuntu utambutse ngira ngo ni nk'abandi baba baza batwiyenzaho nyine urabizi Waje kwa pra. tuba tutera akantu ko shonaho mani ndikumva zitangiye kurya Nureza mudasaba vande. ni sawa bro Mwana nyese. sikadage ndage z'iminsi ziba ziri Muzomba naturutse se mwabahungu mda. se ibintu biri aho ngaho Muri gukeka se njye mwabahungu. reka ndagera aho ngaho niga wagiye warabura barabure byo Mwandi hano ku cyangombwa se mukara bundi. Mugana n'uzanye mu bikino Oya kubita amaso ndebere. ariko noneho bro Mwambonye.
muri kureba ahubwo ntiwagira muri turi kumwe muri dore uyu akira muze mujya kwisobanura mwese ubu tujyanye ngiye kwisobanura bajyanye mu rukiko bajyanye mu rukiko bari bandumye n'umunyu bari bandumye isukari ku muhanda afande muravuye mu rukiko afande washyiramo imiyaga koko afande washyiramo imiyaga muravuye mu rukiko basa kirazira afande washyiramo imiyaga washyiramo imiyaga koko afande washyiramo imiyaga ibyo bintu leta yarabiciye ni ukugira ngo bagera mu rukiko mukabisobanura neza bro sinakubwiye ese umuntu ababwira ukankumva noneho tumye batujyana kandi ubundi umuntu yabura ahantu aza